ikibazo cya Blaise rero ni mwe mu kigira ikibazo. Blaise ari mu myitozo. Blaise ari kumwe na Equipe. Yamaze gutangira imyitozo muri Sport. Maitre Blaise ngo mushobora kuba mumukirigita. Aka Blaise gitisha ifaranga. Bakamubwira. Blaise makuru arahari. Bakamubwira buri. Baciye mu gikari. Bakamubwira. Erego urumva abo bazamenye ko Blaise ari umwana wa. Banza wumve. Blaise ubundi n'umwana wa. None se ko ari ku aho mwamutumye. Banza wumve. Oya ntago ari kwa pera igikora. Iyo twatumye umuntu muri Rayon. Uyu munsi rero Rayon Sport kubakinyi nizeye n'abakinyi banje ntago bari bunetereze kuko n'umwanya wabo kwigaragaza mu kugora cyafite amashoti akomeye cyane muri uru Rwanda ndamya yuko ari we muntu ufite amashoti akomeye yaje ari umudefenseur ubasigara umwataka ariko Rayon Sport ifite akazi gakomeye ndakubwiye ngo uwo ruvumu barimo bakangisha hano mu kugora cyamukujyemo nka kane arakubita ishoti umunyezamu nadaturikana naryo ibindi mu bimbaza. Sport yacu rero ngo buyagiza niko bajya bavuga ubundi bwishi yaraye hano ituje imeze neza imeze neza birenze ibikenewe kana no batavukomara ibyo twabona wagira ngo yaraye wagira ngo yaraye ndakoma bari mu muganda Nyanza bazamutse arabo twabona muri gahunda z'igihugu no muri gahunda za leta twubahiriza byose nta nubwo twaje mu muganda mu buryo butazwi na leta twabanje kubisabira uruhushya mwaje mu buryo buziguye rwose siyo mpamvu sebirihera Minaroke yaduhaye uburenganzira impamvu wenda nge ntanagiye nuko n'ibi nabyo byari ngombwa ariko n'abari mu muganda bari kutwumva seburano no mukura barayikirara urabona ko yaduhaye amapasi buri muntu wari bujye mu muganda yahawe pasi ati turawukorera Inyanza buri modoka y'umuntu tuvuga niba ari dere n'urugero akabaye namwe mwishyizeho ntabwo ari ukwishyira gutegura urumva nibyo nagerageze kuvuga iyo ufite organisation ufite icyo ushaka kandi uyu mwaka turashaka igikombe nta detail n'imwe ugomba kwibagirwa no kuvuga ushobora gutegura kujya Nyanza mu muganda wagera ku Ruyenzi bakaba ariho baguha ibitiye n'amasuka ngukorera umuganda mu mutwe wawe biba bipfuye ariko iyo ugeze detail zose waziteguye ukaba uzi ko no mu nzira hakenewe iyi pasi rese pasi nayo bica mu nzira nyayo ugaca aho bigomba muri Minaroke nayo hose bakagusinyira yuko wemereye kujya gukora umuganda mu gihe Inyanza ya masaha yanagufata n'uwo muwe mu nzira akabona ko ibintu irimo ufite organisation iyo niyo ya mbere kuba rero utumva abantu benshi naha Nyanza ni ku Gicumbi abavandimwe benshi abataje nimugoroba baraye ku Gicumbi nyine bategereza abagenzi babo kugira ngo bakorere umuganda Nyanza ubu bari mu murenge wa Kigoma niho bari gukorera umuganda hanyuma rero equipe nayo iri muri lokale iri hano yahageze ejo saa sita kandi imeze neza mukura umwaka washize mu match ya mbere mwarabatsinze ariko ya kabiri muranganya hano ntabwo mwagize muyitsinda uyu munsi koko murabona intsinzi reka nkubwire niba hari igihe dushaka amanota biruhu kandi abakinnyi bari determine amanota atinze ya minota 90 mugere match rero bakubabuza muri shampiyona yarangiye ari ibitego 2-2 ariko ngira ngo abakinnyi n'abafana bamukora batashye bakubita agatoki kukane bavuga ati equipe ya Sport raducitse uyu munsi niki mwateguye ushobora gutuma none makaga penalty kate ikibazo iyo dukibuka ari amwara yinyuruje rwose barayikoranye ahantu nagaraga penalty kate ikibazo muri ya wabisifere abonye ko ari ngombwa ariko ikipe iriteguye twagize n'amahirwe abakinnyi benshi mu bari barwaye hamaze nk'icya kabiri kimaze kugaruka bawusaruwe bameze neza uraza kubabona Ruvumbu Nzinga yaje yamanutse nawe ubwo bugeze aho ntashaka arihuse ariko basinyishije umukinnyi wakinnye imikino 60 atsinda ibitego 6 ahubwo no baragerageje baruvumbu ni bayiruka
no aho reka turaza kuhagera ubwo nari nkivuga muri equipe barwantu byayo baragarutse nubwo wenda ashobora gukina iminota mike kwa kiri muri rehabilitation abo dusigaranye bakiri navuga bakiri muri infirmary wenda ni nka batatu harimo Samuel baherutse kubaga ariko mu mikino mikeya nawe araza hakabamo Patrick na Mbirizi na Arsene abo baracyafite ikibazo tukira aho ngaho gatoya ikibazo cya Blaise gihagaze gute ariko ikibazo cya Blaise rero ni mwe mu kigira ikibazo Blaise ari mu myitozo Blaise ari kumwe na equipe yamaze gutangira imyitozo muri Rayon Sport Maitre Blaise ngo mushobora kuba mumukirigita aka Blaise gitisha ifaranga ukamubwira Blaise makuru arahari ukamubwira baciye mu gikari reka mubwira erego urumva abo bazamenye ko Blaise ari umwana wawe banza wumve Blaise ubundi ni umwana wawe none se ko ari ku aho banza wumve oya ntabwo ari kwapera igikora iyo twatumye umuntu muri Rayon abamo kuzageza arangije tukagarura mu rugo ntabwo twajya kumukirigita urumva twatumwikira natwe ntabwo umwana bamushyira mu ishuri unajya kubona akazi amakuru mfite yo kumujana ntabwo bishoboka Maitre nuko kuva mwatangira kumuganiriza ngo agaruke mu rugo mukareba amasezerano mugasanga hari byinshi biyagonga ahubwo ubwo mwamubwiye muti nanirana ahubwo twabikora ntabwo ubundi ugaruke mu rugo bavuze ati genda Blaise ubwo ni ngo mufitemo akaboko banza wumve ubwo ni nkuko university rero umwana agakurira muri Sarusi yajya kumukenera iti muri Orefort ujye ufata ibyuma bisobanye no kuvuga ngo nta umwana wawe umwica nanjye muri aradiye kwa uti muri aradiye gisobanye ibyuma kugira ngo barakare bigarukire no kuvuga ngo uwo mwana wawe umwica ubundi urerera umwana kugira ngo abone akazi niba afite akazi muri Rayon akahazamukira none se nabonye umwana Clement nuvuga ngo abundi abana bacu bari muri Rayon bageramo agaperforminga bakataha mu rugo bakongera bagakoreshwa nta nubwo biba bigoranye kugira ngo tumubone kubera yuko banza wumve n'ubundi contract isigaje igihe kingana nikirangira azahitamo aho ajya ashobora no kutaza muri apera akajya hanze Blaise ibibazo bye ahubwo buriya keretse mutubwiye ngo dufashe Rayon Sport nk'umwana wareze tuze kumugira inama ako kazi nagasaba muri Rayon nkagiye kuko megereye kujara abana nkagenda nyine nkamwegera nkajya muganiriza none bakora icyo twita igikorwa cy'ubucuti ariko umwana buri jagira ibibazo erezo mafite se umusportif umukoci banumva ngewe ahubwo twarebeye aho hagati ya Rayon na se bagobye kumugira inama kandi wenda nibyo avuga bari bashobora kuba uyu munsi reka mbabwire reka Blaise no kubateka Blaise ari muri formeze nziza cyangwa mbi nziza ubu nta kibazo afite burya buri muntu agira ibihe bye kandi nta n'umwana udakosa kandi umwana yakosheje akagirwa inama nk'uko Maitre bivugaga agaruka mu rugo akajya so amaze iminsi rero ari muri entraînement ari kumwe na equipe nta kibazo ari no kumwe na equipe hano uraza kumubana mu kibuga uyu munsi ibyo ni shoza umutoza ashobora kuba yamutora equipe ifite abakinnyi 29 no 30 yinjiye dufite 4 bari muri infirmary dufite 26 akabamo abanyamahanga uretse ko ubwanjye Blaise niba kuri entraînement ntiyaburamo hari kugira ngo abure mu kibuga bure n'umuhanga cyane wenda bushobora kutaza kubona kuvuga yanjye rwose utaza kubona ni wa mubare w'abanyamahanga bamwe bitewe na show y'umutoza ariko ubundi muri 26 basigaye buri wese yajya mu kibuga agakina by'ukuri twe nk'abafana ba Mukura Victory Sport twiyemeje yuko tugiye gutanga isomo rya ruhago hano i Huye. Rayon Sport yakaniye ngo igiye kukubabaza hahandi uzavuga ngo sinzongera kukwigereranyaho koko amaboko atareshya ntaramukanye. Icyo ngiye gukora Rayon Sport i Kigali yarancitse inyibibiye igitego aha ni umwanya wo kugira ngo nisubize icyubahiro cyanjye nkuko Rayon Sport yashatse ikivogerera i Kigali. Aha turi kumbe yanjye iri imbere y'abafana bayo, iri imbere y'abakunzi bayo, iri imbere y'ubuyobozi bwayo, iri no mu gihugu cyayo. Nta nkomyi n'imwe dufite. Rayon Sport irarubonye kuri uyu munsi
Rayon Sport ifite ibyago n'amakuba cyane. Aussi morale hebwe biti twe nk'abafana twiteguye Rayon Sport bikaze cyane. Karabu urumuri yo mu matyazo iyo yaraye muri repetition. Ngaho dukiriremo ibyo mwarahe mu repetition. Naduha umubonje muri kamwe ba repetition. Zahagarara ku nyiki ya mukura manga masabaza bayigana wikora gase kamahoro n'ubumwe n'ubwiyunge nzamusekera mu bise naza n'ibitari byo nzamukomera mukore kwizema mevese ndagukunda mukomeze nta kibazo. ngo naza n'ibitari byo nzamukumira uza n'ibitego nzamusekera musere kwezema mukura ndayikunda oroyanjye we oroyanjye rwa mevese oroyanjye yamawe Oroyanjye rwa mevese oroyanjye dutsinda sha Oroyanjye rwa mevese oroyanjye rw'abafana Oroyanjye rwa mevese oroyanjye we Oroyanjye rwa mevese kaba imbere ibitego birahari kaba imbere abafana turahare kaba imbere karago zirahare kaba imbere perezida arahare kaba imbere abakinnyi barahare kaba imbere kaba imbere ibitego birahari kaba imbere nushaka kumbaza bareyo oya wimbaza bareyo kakumbaza bareyo oya wimbazareyo uzambarize ku kibuga bareyo oya wimbazareyo ndaterura we mbahasi abareyo we mbahasi ndaterura we mbahasi masudi we mbahasi araterura we mbahasi mukogosha we mbahasi abakinnyi we mbahasi ndaterura we mbahasi osimorare we mbahasi araterura we mbahasi mukogosha we murakoze cyane. Ngira ngo ni morale nyinshi murumva ko mukura yakaniye by'umwihariko ku bafana bayo. Gilbert ibi byo urabyita iki? Izina ry'umuntu muri rusange mu mazina yigeze kutubwira tubwiye ko harimo morale urumva ko nawe rwose tubeshya yego nigeze tubeshya kabisa urumva ko ku ruhande rw'abafana bariteguye ahubwo igisigaye ni ukureba wa mugani niba ibyo bavuga hari aho bihuriye n'ibikorwa tuza kubona muri match ikomeye cyane ngiye kubahuza na equipe ya Rayon Sport. Masudi yarabigarutse aravuga ati muri match barancitse ariko ntekereza ko uyu munsi wa mugani ikibuga ntikibeshya uwiteguye neza araza gutahana amanota. Birashoboka ko umwe ashobora gutahana amafaranga n'amanota cyangwa se akaba yatahana amafaranga gusa cyangwa se indi nayo ikaba yatahana amafaranga n'amanota. Birashoboka ku mpande zombi ariko ku ruhande rw'abafana bigendanye n'umwuka tubona muri studio uko bimeze barimo amaze kugaragaza neza ko equipe ya Mukura n'abafana bayo biteguye gutsinda Rayon Sport kandi byose birashoboka wa mugani igisigaye nuko twitega amaso ukaza kureba match iryoshye muri rusange. Ahubwo icyo nshaka kubibariza muravuga muti mwaraye muri repetition ariko equipe ya Rayon Sport nayo ni equipe imwe muri mu Rwanda zigira abafana benshi. Mwiteguye mute ko muza kuyirusha abafana umurindi w'abafana hano ku kibuga cyane cyane kari namwe muza kwa mwakiriye ni gute muza mwateguye ibintu ku buryo mubarusha abafana? Icyambere nk'abafana ba Mukura Victory Sport turabafana batajya bahindura ama equipe ni equipe yacu yakavukire ya gakondo ku mutima no kuvuga yuko burya iyo ugiye mu kintu ari gakondo ku muzi iba ari equipe yawe ntabwo ari bimwe byaba abafana barokirita. Twebwe n'ikipe yacu iri mu maraso twarayivukiyemo inatubamo tukayibamo. Twebwe turumva yuko rero ku murindi kuko ndabya ko Mukura ni ikipe ifite abafana benshi kandi batagombera kugurirwa n'abafana bayo bumwimerere. Hari kirito maze abafana Mukura ishobora gukora nta nabigira nta nabizagira kuko ni ikipe ko hari igihe babatumaho hakaza mukecuru gusa mama Mukura muba muri hehe? No kuvuga ngo twebwe nk'abafana ba Mukura Victory Sport ndahajya yuko nta match Mukura yari bwakine idafite fan club yayo yayiherekeje kuko nimwe ifite mu mafani club ahoraho kandi ayiji nyuma yatsindwa Mukura tuba mu maraso. Ni ikipe itagombera abafana babagurana.
ati ni ikipe itagomera abafana b'abagurano. ngira ngo naba Rayon Sport baje ku bwinshi cyane, n'amafoto ndi kubona yangezeho ngo uyu murindi uri kuzamuka bagiye no kugera hano rwose, bari hafi, batangiye kugera hano ari benshi. Ubwo nk'uko bari bamaze kubitubwira Mukura ntiry'ibitego. ikipe yacu ya Mukura Victory Sport ku bushobozi n'ububasha. Urabishingira kuki mukinnyi mwagenderagaho Jibril nguwo yaragiye, kapiteni ararwaye yaravunitse ejo bundi kuri APR, undi wenda twavugaga kanyakanya. Murabona ikipe mukogorera iheka wenyine. Jewe muri Mukura abakinnyi bacu ntago ari abakinnyi bizina, ntago tugira abakinnyi bizina, ni abakinnyi bandika izina. Umwe aragenda uyu munsi azamuye urwego rwe, ejo akaza umurenze. Mukura ni ikipe y'imbuto, ntago ari ikipe ivuga ngo twebwe turakinira ku mazina. Umwe aragenda undi agahita amusimbura. Nje ku bakinnyi mfite rero kuri uno munsi, ni umwanya wabo kugaragara, kandi umwanya wo kwerekana ko ari imbuto, ari igiti cyera imbuto, kandi icyo tukiziho. Umwe yagiye hazurenze. Uyu munsi rero Rayon Sport ku bakinnyi nizeye n'abakinnyi banje ntago bari bunetereze, kuko n'umwanya wabo kwigaragaza. Mukogorya afite amashoti akomeye cyane muri uru Rwanda, ndahamya ko ari we muntu ufite amashoti akomeye. Yaje ari umudefenseri, ubasiga ari umwataka. Ahubwo Rayon Sport ifite akazi gakomeye. Ndakubwiye ngo uwo ruvumu barimo bakangisha hano, Mukogorya mukubyemo nka kane, arakubita ishoti umunyezamu nadaturikana naryo, ibindi mubimbaza. Osama aramwataka. Umva ndakubwiye ngo Mukogorya ari mu bataka bafite gabari muri uru Rwanda. Ni umwataka ebana wujuje karite zose na tactique, ni umwataka ukomeye Mukogorya. Ahubwo isaha irageze muze mwirebera uburyo ajya guturitsa incundura za Rayon Sport. N'ubushize Rayon Sport yaramucitse, niwo mwanya wo kugira ngo ayirangize burundu. Nunganire Masudi kuri ako kantu. Mukura ikina nka ekipe, n'abafana natwe tugafana nk'abafana bakorera nka ekipe, bakora nka ekipe. Noneho Rayon Sport ni umukinnyi ku giti cye, ariko n'ibibazo bya Rayon Sport nabyo twe kubyirengagiza. Ibibazo mwabanje mukamenya. turakina nka ekipe twebwe. Nama ekipe birafite ibibazo Mukura ifite n'ibyo. Uwo ni Ruvumbu na Onana, kandi Onana turabizi ku mamace akomeye, aba yavunitse, aba yarwaye. Ruvumbu nawe waramubonye uburyo yabyibushye. Uvuze Mukura ni ikipe itagira ibibazo by'akarande, ni ikipe itagira ibibazo by'akarande. Ibibazo byayo bibakanya gato tugahita tubibonera igisubizo, nkuko intore yishakira igisubizo. Natwe ikibazo cyacu kiraba tugashakira igisubizo. Nabo banza bashaka kuza. Ubwo narindi kubafana umva baze tubanze kubakinnyi ba Rayon, kuko turi tayari bana Nyagasani bayo nafi Butare. Ubwo narindi kubakinnyi ba Rayon, nari naragaruka ku bafana ba Rayon. Rayon Sport buri bikubise igitego cyo ku munota wa mbere, nta mufana wongera kubona, kandi bari abafana bose ba Rayon Sport n'abavuye muri Mukura bahungira muri Rayon Sport.